Ndi Papa Sava. Nahagase. Digidi. Karame. Nagukura nk'umutwe hakubaga hakugira inyama hanga nabawe bakakura hakuyoberwa. Nahagase. Nahagase. Hakubirakara. Birakara. Shiraha. Shiraha. Mpereza ibyo ngishyiraha ngavu avu. Muse mfite iki? Digidi urabizi ko nta mikino ngengira. Mpereza amafaranga yanjye yose, mpereza amafaranga ngiye ntarakujanja hakumena umutwe Digidi ntaguzi. Waretse kurakara. Madederi ntago nyiri wa wundi narahindutse ubu ngubu nagukubita nkakwisha nyenga ngasiga ndu. Waretse kurakara se tugashaka parani bikuntu dukemura ikibazo. Waretse tugashaka ukuntu dukemura ikibazo. Mpereza amafaranga yanjye, mpereza amafaranga yanjye yarashaka amafaranga. Nese waretse tugakora parani B tukari. Parani B singi turimo ni yihe? Ntago wayangije. Si wowe wayangije ndavuze ngo mpeza amafaranga n'utayama Digidi ndakwivu izina ry'Imana ndakumena nkuhindura inyama nuwaza ntago ari umenye isura yawe ngenda gukeza ndakwivuna ngenza asigare nirega nkuko nakwivuna igisamo nsanze mu kigega ase ko nta kintu mfite wakwihanganye icyo ndafite n'iki Digidi impeza amafaranga y'umuntu akaje yirya yimare nimurangiza ngo mushe kurya utwe muhagaze aho ngaho mwigize intuzi ibintu by'ibigegera gusa ngiye mpeza amafaranga tukare ukuntu dukemura ikibazo mu bwumvikana ntabwumvikana rero Papa Sava ngo ki Papa Sava sinkubaha Papa Sava none se kunyubaha nukuntunga intwaro ariko uziko gutunga umuntu intwaro gutya muri iyi mudu y'umujinya bisa no kuyimukubita urega bamufunga gukoresha ibikoresho bikomeretsa ndayimanuye ariko ikintu musaba ni iki ibyo nyina Digidi biveho biduha rero turi babiri tubikemure bijye ku ruhande none se waretse kandi Digidi cyo ngo ziba none se ku buryo ngewe nsanga mwenda kurwana nkamera nka bamwe babona abantu batongana bati mubareke bumva n'imbaraga batangira kurwana bakogeza bati kubita muri ryinyo kubita noneho nta mukubisa amaraso aravuye inzego z'umutekano ziraje barabafunze nanjye rero baze bantwara umaje kumukegeta cyangwa kumukata nk'uko abivuga reba ikintu afite yarari kumbwira ngo arancagagura ngo nkukata ikibonde simuri Papa uru runtu ninde warukuziza ingegera ninde wayikuziza Papa Sava nawe uringegera ko madede nawe uringegera ubusinitonze witonda cyo wangegera wari wowe ubundi murapfike suyu se ameze bite shandi yidene fresh urebye nta kibazo yefite ariko madede buriya nuko ngutinya hari akantu mbona numva nakubwira agaki Digidi agaki waretse tukazabyara kana nubwo tutabana nubwo bitemeye waretse tukazibyarira kana gakana Digidi akana ibaze Yesu yabyanye na shitani toka shitani mu izina rya Yesu Digidi by'abana tubivemo twikorere business ibyo bintu byo nibyago murabizi nge nawe tware business akubandi ndabone wasinze ntago nasinze Era unyasindishwa n'utuntu tubiri gusa cyo ukoze wazanye ikesi eshatu hari nasinda ariko iyo nasinze ngewe mba ndi umwana mwiza wa wundi kuburyo ushaka kunde ukavuga uti madede ndakwihashye kabisa urumva urimo fresh ngaho se mbwira iyo projet washaka kumbwira twumve ukuntu byestaye kwanza ubwo uraje ugenda unyestare ushake kuncururiza ariko buruzi ukuntu abahungu twabuze uzi ukuntu abahungu twabuze uzi abakobwa birirwa banyirukanka inyuma none wenda kubwira ibintu ugatangira kunyiryaho nabyo kubura abahungu nibabuze ngaho mbwira iyo business twumva byo vango ndakwigarura Digidi ngiye byanangiye nabo byararangiye ikitariho ubwo uraje umpanga ama projet yawe nyine kugira gahunda mfitanye nawe byari nabyo rangiye okay mbwira iyo projet ngo iteye gute ubu rero ibintu ukuntu bimeze Digidi reba kano kantu c'est invitation se urakabona uti urabona adede buretse gato oya wimbwira ngo ntuzi tundi manza wumve
iyi invitation umuntu ayikubise umukire babizi ngiye madede mazanye n'ibintu by'ibikire biri aho ngaho bifite amafaranga iyi invitation yikubise umukire urabona yagutwerera nga yagucishamo ijisho akakura umuntu uciriritse akagutura cyangwa yabona ubusima kwibyanjye nawe twabivuyemo ibintu byo gukoresha invitation ukanshyiraho ngiye mfitanye ubukwe nawe gute nawe twapanze ubu nge madede napanze ubukwe na digidigi gute se wingora asobanura digidigi Ngikize. umva nkubwire ukuntu diru zimeze tugiye gukora ubu nge nawe tugiye gupanga ubukwe ubundi twitwerereze ushiremo ingufu ariko ushiremo ingufu ubundi dukore hasi hejuru twitwerereze nitumara kubona amafaranga agwiri itariki y'ubukwe niyegereza urumva mu karitasi itariki y'ubukwe niyegereza ubukwe dute tubwishe cyangwa se tubwimure kureho amatelefone oya madede ntabwo ibyo njye nabikora ntabwo ibyo bintu nabikora kabisa nanga kuganira n'abantu hatonda nkora iki kugira ngo wumve mbese ibyo bintu wabitekereje tugiye gukora deal twitwereze dushyizemo ingufu dushyiramo ingufu urabizi abantu banjye 10 ba mbere miliyoni 3 zirimo nawe ntuzabona ibindi bihumbi 300 ngenzanye n'abantu b'abakiri biga ufite amafaranga madede uretse nkubwire sibyo si business umbwira ngo dukore rwose ngiye ntabwo najya muri ibi bintu birimo umuvumo ntabwo nakwiteza ibintu kabisa ntabwo nabijyamo gihe ako digidivasitse ubu umuvumo urutiyo nzari mu maso yawe yenda kuguhitana niyi nuwe muvumo ko ndya kubayeho chronique karanda ahubwo ubu uri burande basubundi buracyareba inzara niyo amaze kuguma amaso ubu urareba digidi akusura mu biki umuntu muri kumuramuzi se madede nsindireho ariko digidi Jewe urumva je najye nkajya mu byo gukora ama invitation ngapanga ubukwe nangiza ngo bwapfuye ibyo bintu nge nabijya ahantu wigeze mu bateza ingaru y'intwererano wapi hari aho ugeze ubyumva nta ngaru y'intwererano ndumva niyo umukeye barashyizeho miliyoni akavuga ngo ngiye miliyoni ndayishese twebwe tuzapanga ubukwe itariki niyegereza tubwimure cyangwa tuvuge ngo burapfuye ibintu niturangiza dutoroke dukora telefone twigendere n'ubundi ubundi abaturage basigaye basara ako ni akaryo gafatika n'utabyumva uraba ufite ikibazo mu mutwe ndakurahiye shaka numva bitanzamura muri iki se kugira ngo ubyumve mbo reka nkwereke noneho sibyo nturi tayari njyewe rwose ni tayari uri tayari none madede tuvuge iyo projet nyigiyemo sibyo ndashamadutse ndashishikaye ndatigise bien izo noti zivuyemo ngiye kubizi nta bantu tuziranye woziranye n'abantu b'abakire ubu nzibonamo gute ntuzagenda ukandira mu mibare n'izina ry'Imana mitenjamo dukore umushinga ugomba kwibona muri projet digidi wingora tuza nzibonamo nterero nyine tuzangiye kusobanurira ngewe tuza nkubwira ndoko noneho diruzi imeze okay noneho we digidigi bakontabure wowe bakontabura byumva ute bakontabure amafaranga noneho bajye bayashyira kuri telefone yawe amasimukadi yawe yose ariyo bakoresha tutange nimero yanjye aho rijya iki amafaranga none se madede abare bazayabashanga niba wumva ngiye utanyizeye madede ngiye rwose ndumwere kubwe madede digidi urasunzi wahigirayo we toka we tonga ngiye sinda n'ubwenge nawe ntabwo nasinze nako umva nkubwire kucyumva ko tutari bukorane projet hasi no hejuru ubundi ureba ngewe ubundi urabona nge nawe byava ese waretse tugakorana projet hasi hejuru dukorane hasi hejuru okay dore ko bimeze rero dore ko bimeze ngiye projet ngiye kwiyangajamo nigite uko nshoboye kose uko nshoboye kose mbigira ibyanjye nutazajya yama nzajya musigira invitation amere nk'utugiye mideni nawe ujye kuyishyuza icyitonderwa rero kugira ngo ngiye projet nyigemo nyitangire nkuko Yesu yitangiye intumwa nzatwara 70 utware 30 digi utandiza aho waburyamiye unsikamiye digidi ntago byavamo madede nzatwara 70 utware 30 icyambere none madede uretse gato icyambere ni ngewe igisebo kizaba cyagiyeho amafaranga igisebo digidi singisebo zajya amafaranga afite igisebo gute none singiye ubukwe ngere mu madede ariko nubundi nagiye nasebye ariko
rwose digidi nanjye icyo gihe nzaba nasebye n'ubundi sinasebye gato ariko ibyo kumwanga ngo fata ngo 70 fata 70 none se urumva atari ibibazo byose bizaba biriho none se uzaba wakoze iki anjye wakoze di projet ariko nanjye ndi gukora execution di projet digidi ibyo bintu rwose wahora indyamiye ni uko nawe ushyiramo imiyaga niba rukomeze rero tubivemo oya digidi nta kubivamo none kankwereke ibintu bifatika byiza noneho reka 50-50 tuzarenga 50 kuri 50 ubundi wimanukire nanjye manuke nta bya 50 wapi njye nta bya 50 kandi ari njye nakubwira icya mbere ninjye uzaba uri umugabo muri ubwo bukwe ninjye uzaseba ninjye bazabashyira amafaranga dore nkwereke rero projet kugira ngo ujyeho mbwira so sa ntikarane digidi ntago byava nanjye rero projet ndayivamo digidi reka nkubwire pe subizi kuri umuvandimwe hari ikintu dupfa none se jye ndi kujyamo nanjye urundi ntiyangaje basi reka tufake mfate 45 nta bya 45 mva matete mu mayoga cyangwa digidi nta kuntu ndiwe ntakugize njye wakoze tide dipo nanjye nakubwiye ko ndi bukore execution yayo nkayishyira mu bikorwa digidi ufite umutwe ufunze ako digidi ibi bintu reka nkwereke digidi ntaribi 60-40 ariko ukaniye ende nta mikino ntakira kirazire rero projet confirmé kandi bivuze ngo murimo murapfa ubwo budirigi n'ubutiriganya mwakoreye abaturage nicyo murimo gupfa ngo fasa vangiye ntago yarya amafaranga yanjye yose ngo yaheze ngo mwihora agendera aho ngaho ariko twahombye ntayo yarya kugira ngo njyame za amafaranga yanjye namurangiza agasigara ibintu njye nkasa wamurangiza twarahombye rata twarahombye fasa uzi ibigabo by'ibikirenge byantwerereye uzi ibigabo by'ibikirenge narizaza amafaranga yaciye ngewe udufaranga nakiriye niturenga n'ibihumbi 50 abantu kwa kundi nyine bagenda bagutwera ku ruhande ariko amafaranga yose yaciye kuri telefone ya digidigi amamiliyoni n'amamiliyoni ashaka kumpeza digidi ntago wampeza gutyo reka nkubwire akamadederi kadi wiziritse uti wamurangiza namurangiza uzi ubwo ahubwo nabyumvisha mutuze gato nge mbarangize buriya ngewe ni ukuvuga ngo murarya ibya rubanda mukavuga muti uwatwerereye ntiyishyuza uwatwerereye ntiyishyuza reka duhere aho ngaho turye rubanda abo bagabo batanze amamiliyoni abagore batanze ayabiki ibyagatunze ingo zabo barabibahaye none mutitu reka mbarangize urumva twebwe byari uburyo bwo kwirwanaho no gushakisha ku muntu yareba no turavuga tutereka ako gaproje kandi abadutwereye n'ubundi basanzwe bifite nta muntu wahombye urumva kandi none nawe ushobora kwibonamo nk'ubu ugiye sinkubeshya nubwo twahombye ndetse kandi kandi ndikukubwiza ukuri nta kintu na kimwe byinjeze ko ari ikindi kintu gutya kandi n'ukuri kw'Imana wabyihana perezida ziba nese ubundi wavugaga ibicyo madede nge nemeye icyaha ziba nawe ndazibye